amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwese mukurikira Hirwa TV Rwanda. Umwami Imana abagirire neza kandi akomeza bishimire kandi abaho umugisha mwinshi cyane. Ndabizi neza ko muradukurikirana kuko muradukunda, muraduhamagara kenshi, muratwandikira, muradukurikirana, murabitwereka, murabitugaragariza. Nukuri rero ndagira ngo mukomeze mutube hafi kandi natwe turabakunda bene data. Uyu munsi rero ngarutse ngira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, cyangwa twongere tuvuge imbaraga z'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge imbaraga Imana igira cyangwa ibitangaza Imana ikorera abantu bayo. Ndagarutse uyu munsi ngira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana Nyiringabo ikwiyereke uyu munsi. Uwiteka kwiyereke uyu munsi mu bibazo urimo. Uwiteka kwiyereke mu byari bikugoye. Uwiteka kwiyereke. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Imana, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, tugarutse imbere yawe tugushima, turagushimira ineza yawe n'imirimo n'ibitangaza ukora, turagushimira ko ukomeje kurinda abantu bawe. Icyubahiro ni icyawe, turakikuzaniye uri mu ijuru, n'ukuri uragahora ku ngoma mwami w'abami. Uyu mwanya rero tugiye kuvuga ijambo ryawe, tugiye kuvuga imbaraga zawe, tugiye kuvuga uburyo ukora, tugiye kuvuga gukomera kwawe. Ubane natwe, reka bera bawe, reka abantu bawe bumvira ijambo bazarikurikirana rizabagirira akamaro. Urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze kuko mva gusenga mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo uyu munsi nkwifurize guhura na Yesu. Ndagira ngo uyu munsi imbaraga z'Imana zongere kukugarukaho. Ndagira ngo uyu munsi wongere guhura n'Imana. Uyu munsi imbaraga z'Imana zongere kugusura, zongere kukugenderera. Marayika yongere kugusura aho wari uri hose, ubwiza bw'Imana bwongere kukwiyereka. Ndabizi neza ko ufite ibintu bikubabaje byinshi. Ndabizi yuko urarurira. Ndabizi neza. Hari wowe unkurikirana wumva uyu munsi wari ubuze uko ubigenza. Ndabizi ko wowe uyu munsi wumva kuvuga uti se buracya, ese ni bukejo nzajya hehe? Ariko humura, hari Imana mu ijuru. Dufite Imana, dufite umutabazi, dufite umurengezi, dufite Imana yita ku batagira shinge na rugero, dufite Imana irera imfubyi ikazikuza, dufite Imana ikorera abantu amakwe nta mafaranga bafite, nta bwishyu bari bafite ariko ubukwe bukaba. Dufite Imana yishyura amadeni, dufite Imana itanga abana ku bababuze, dufite Imana ishobora byose. Uyu munsi ngiye kongera kuvuga imbaraga z'Imana. Nawe ufite uburyo wazivuga, nawe ufite aho wahuriye nayo, ariko uyu munsi ngiye gutanga urugero ku muntu umwe twifashishaho cyane hano muri Bibiliya. Nasomye inkuru y'umugabo witwa Eliya. Eliya yari umuntu w'Imana. Ndagira ngo nawe uyu munsi uhure n'Imana. Umunsi umwe Eliya Imana yaramwiyeretse ahura na yarayibona rwose. Hano mu bami ba mbere igice cyaho cya 19 n'umurongo wa mbere. Eliya ngo yari yarwanye, Eliya yisha abahanuzi ba Bayali, Eliya yakoze abahanuzi bose ba Bayali yabishe pe. Ariko arangije ngo inkuru igera kuri Yezebeli, arangije aragenda nawe atwara amakuru yihuse, aragenda ajya gutanga raporo, ajya kuvuga ko Eliya yakoze ibintu bidasanzwe, ajya kuvuga ko Eliya yisha abantu yabamaze. Ayo makuru aragenda arihuta. Haleluya. Ngo nuko ngo umwami w'icyo gihugu abyumvishije ngo ararakara cyane, ngo arangije atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ngo ubugingo bwawe ndabuhwanya n'ubwabo iri joro, ngo nintabikora ngo ndetse Imana zabo zizabimpore. Nuko umuntu w'Imana Eliya abyumvisha agira ubwoba, nkuko nawe uyu munsi ufite ubwoba. Nkuko uyu munsi hari abarimo kugutumaho, nkuko uyu munsi hari abarimo kukubwira amagambo agutera ubwoba, nawe ukumva ugize ubwoba. Ariko humura. Nkuko uyu munsi hari ibikangisho Satani arimo kukuzanira, nkuko uyu munsi hari intumwa barimo kohereza ngo nizize zikubwire, ariko humura, uyu munsi urahura n'Imana. Nuko umuntu w'Imana arangije arabyumva agira ubwoba,
aravuga ati noneho uriya mugabo ndamukizwa n'icyahabu, ati ndabigenza gute? Ubwoba buramwica, ngo arangije afata umugaragu we amusiga aho ngaho. Eliya nawe iyi nkuru uzayisome, ni inkuru nziza cyane iryoshye, uzumva ukuntu Eliya yahuye n'Imana. Ngo asiga umugaragu waho, ngo arirukanka wenyine, ngo afata umunsi wose yiruka, ngo aragenda agera mu ishyamba. Kwa kundi nawe ujya wirukanka wenyine, burya iyo ukirukankana n'abandi burya uba ugifite intege, ariko hari igihe kijya kigera burya bikaba ngombwa ko usenga yawe wenyine. Hari igihe kigera ukaba utagifite uko wabwira umuntu. Hari igihe uhamagara abantu ukageraho bakakurambirwa. Hari igihe ubwira abantu ibyawe bakageraho bakabihaga mu matwi yabo, bikaba ngombwa kutangira kwiga kubaho wenyine, bikaba ngombwa kutangira kujya kwihererana n'Imana ukayibwira wenyine. Hari igihe biba ngombwa nuhura n'ikibazo ukabona cyakugarije, ntuzajye kureba nyoko wanyu, ntuzajye kureba so wanyu. Hari igihe bizaba ngombwa yuko nawe ujya kwihererana n'Imana yawe ukajya kuyibwira. Eliya arangije ntiyitaye kureba ku bandi bavandimwe be, nta nubwo yarebye umugaragu we ngo wenda mubwire ngo ngwino tujyane. Eliya yabonye bimukomeranya ariruka. Nawe nubona bikomeye ujye wiruka, ujye wirukanka ari kugira aho ubwira Imana ngo ndaje tugira aho duhurira. Eliya nawe yirukansaga n'ishyamba. Haleluya. Yarirukanse Eliya ngo umunsi wose arangije aragenda arananirwa, ngo agera mu ishyamba, ngo abona igiti kinini, ngo arangije akicara munsi, ngo arangije abwira Imana ngo noneho ngo ndarambiwe, ngo noneho ndananiwe, ngo ndumva wansezerera, ngo ndumva wacyura umugaragu wawe, ngo kuko sinduta abasogokuruza batashye, ngo nanjye wansezerera nkitahira, ngo nkava muri uyu mubiri. Igihe kijya kigera umuntu akagira intege nkeya, igihe kijya kigera umuntu akisabira gupfa. Ndabizi yuko bibaho. Nawe ushobora kuba ariyo minsi urimo uyu munsi, ushobora kuba ariyo minsi igusatiriye nk'uko Eliya yari yamusatiriye, nk'uko barimo bamuhiga ngo bamwice. Nawe ushobora kuba uri mu minsi yagusatiriye, ubona igisubizo wakibuze, ubona nta handi wakura ubuhungiro, ariko dufite Imana. Humura aho ngaho urugiye guhura n'Imana, hongera ufata umwanya wihererane nayo, maze uyibwire ngo ndumva mbirambiwe, ngo ndumva ndambiwe kwiruka, ndumva ndambiwe iki gihuru, ndumva ndambiwe dore n'inzara iranyishe, ndarambiwe ubu bukode, ndarambiwe aya madeni, ndarambiwe. Nawe wongera uyibwire. Haleluya. Eliya yafashe umwanya arayibwira, ariko yari yitaruye abantu bose, yari yitaruye umugaragu we, yari yamusize ahantu, arigendera wenyine ajya kwihererana n'Imana. Arangije aricara arayibwira ngo ndarushye, arayibwira ngo ndananiwe, ngo nyamara wansezerera. Nawe aho ngaho urimo kuyibwira ngo wansezerera, niho ubutabazi bwawe bwaturuka. Humura. Nawe bwira Imana ngo ndabirambiwe, bwira Imana ibyo urambiwe, ibyo bigutsatiriye, ubwo bugumba nawe yibwire ko bukurambiye, kwitwa amazina y'ubugumba wibwire ko bikurambiye. Yibwira Imana, ongera uyibwire ngo kuba imfubyi ndabirambiwe, ongera ubwira Imana ngo kubaho ntagira inzu ndabirambiwe, bwira Imana ngo kubaho ntagira amafaranga ndabirambiwe, bwira Imana ngo kubaho nyirirwa nsabiriza ndabirambiwe. Yibibwire kuko nayo irabyumva. Niko Eliya yabigenje mwene data. Ndagira ngo nawe ari kubigenza. Ndagira ngo ubwire Imana kubirambiwe, bwira Imana kurambiwe ubuzima urimo uyu munsi. Yibibwire rwose, yibwire kandi ushize amanga, uyibwire ngo rero ubu buzima ndaburambiwe, kuko niko Eliya yabigenje. Eliya arangije arayibwira ati ndabirambiwe. Arangije afata ibuye ariryamira, ngo yari munsi y'igiti kinini cyane cyitwa umurotemu. Arangije araryama, maze ngo yisegura ibuye, yisabira gupfa. Yumvaga yamaze kubwira Imana byose, yumvaga yabirangije, aravuga byose arayibibwira. Arangije arayibwira ati rero sinshoboye kwiruka, dore nanarushye, dore n'ibirenge byabyimbye, dore rwose urabibona. Nkuko nawe urimo kuyibwira, fata umwanya uyibwire, fata umwanya wihererane nayo, ntugire na kimwe uyihisha. Yibwire uti izi telefoni za buri mwanya zimpamagara zinyishyuza, nabirambiwe, wanyishyurira ideni. Yibwire uti buri munsi guhora nimuka mva hanjyaha, ubu bukode naburambiwe. Yibibwire, nurangiza uryame wicecekere. Eliya yararyamye arasinzira.
arasinzira rwose ashyirwayo. Ariko kuko Imana yari yamaze kumva ubusabe bwa Eliya, irangije ngo yohereza marayika wayo, aragenda aramukangura, aramukomanga, aramubwira ngo kanguka, ngo byuka urye kandi unanywe. Haleluya. Ngo Eliya arangije arakanguka, arakebaguza, arareba, aravuga ati siri shyamba ibiryo byava hehe. Ariko arebye ngo abona umutsima utaze, abona n'agacuma k'amazi. Eliya arangije aranywa, aranezerwa, inzara irashira. Arangije arongera asinzira, arongera araryama arasinzira. Humura nawe, hari Imana yohereje marayika mu rugo rwawe. Humura, hari Imana yohereje marayika mu kazi kawe ubonaga byari byanze. Hari Imana yohereje marayika aje kugukomanga. Humura, nubwo wabonaga byari byagusatiriye, humura nubwo wabonaga byari byakurenze, ariko Imana yohereje marayika kuko isengesho wasenze Imana yaryumvise. Eliya arangije arongera arisinzirira rwose, aravuga ati nubwo ndiye ngahaga, ariko ni hahandi nsezerera, nubundi ndacyashaka gupfa, kuko nubundi ni ishyamba ndacyaririmo, ntago ndi busubira imbere rwose yuriya mwami, ntago namugera imbere, nubundi yanyica. Arongera araryama, arayibwira ngo ngaho nyura. Ariko arangije arongera arasinzira. Amaze gusinzira, Imana irongera yohereza marayika ati subirayo, ntago biriya bihagije. Arongera asubirayo nanone, arongera aramukomanga, aramubwira ngo ngera ubyukurye, ngo kandunywe, ngo hanyuma ugende, ngo kuko urugendo ni rurerure. Haleluya. Nawe ndakwinginze uyu munsi kugira ngo wongere kwinginga Imana, wongere guhura nayo. Nanjye ndagusabira uyu munsi kugira ngo wongere guhura n'Imana, kugira ngo Imana yongere kuguha ifunguro rigukwiriye. Eliya ngo ifunguro yariye, ibyo kurya yariye iryo joro, yarabiriye arahaga, ngo yabigendeyeho iminsi 40 n'amajoro 40. Urumva ko Imana yakugaburiye uhaga. Iyi Imana yakugaburiye ntago urwara inzoka. Haleluya. Iyi Imana yakugaburiye ntago utumba. Iyi Imana yakugaburiye we ntago wumva imisonga mu nda, kuko Imana iba yakugaburiye. Kuko Imana iyo igabuye ntago itanga imitura, ntago Imana igabuye itanga ibiryo bidahiye. Haleluya. Imana igabuye itanga ifunguro ryuzuye, kandi Imana igabuye itanga ibiryo byujuje ubuziranenge. Reka nawe uyu munsi Imana ikugaburire. We warushonje, we wumvaga ibyo kurya ntaho byava, we wumvaga ibibazo byawe byakurenze, reka uyu munsi wongere kubona Imana yongere kukugarukaho. Eliya yayigendeyeho ngo iminsi 40 n'amajoro 40. Nawe ndakwinginze kugira ngo wongere gutabaza Imana, kugira ngo wongere kubwira Imana ngo ndabirambiwe. Iyo Eliya atabwira Imana ko yabirambiwe, ntago ibyo biba byarakemutse. Haleluya. Iyo Eliya akomeza akirukanka, agafashamo akirukanka, yenda akarandura umwumbati akawurya, akajya mu mirima y'abandi agasoroma umwembe akawuhekenya, ntago Imana iba yaramutaba. Ariko yashiritse ubutaricara hasi ararambya, arayibwira ati noneho ndabirambiwe. Nawe yibwire ko birambiwe we. Yibwire ko birambiwe. Yibwire rwose nk'umuntu muri kumwe. Yibwire uti ndabirambiwe. Narabisobanukiwe neza ko Eliya yabikubwiye ko yabirambiwe ukabyumva. Nawe nirangiza iragutabara iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana yongere kohereza marayika iwawe. Marayika yongere kuza gukomange, yongera gukomangire iwawe azanya amafaranga. Marayika yongera gukomangire iwawe akuzanira ibyo kurya. Marayika yongera gukomangire iwawe akuburanira imanza zananiranye. Marayika yongera gukomangire iwawe akemura ibibazo byari byarabuze igisubizo. Marayika yongere gukomanga iwawe agukiza uburwayi bwari bwarakuba yeho karande. Marayika yongere kugaruka iwawe agukomange hahandi wari umaze iminsi ku gisasiro wararembye. Marayika yongere kugukomanga kubyutse, we warunaniwe kurya kubera ikibazo cy'uburwayi, we warunaniwe wumvaga ubuzima bwabuhaze. Reka marayika yongera gukomange. Reka Imana yo mu ijuru kohereze marayika uyu munsi wa none. Reka wongere kumva ihumure mu matwi yawe. Reka wongere kumva ko ubutabazi buri hafi. Wowe twari tubanye, wowe warukurikira ijambo, we wumvaga wacitse intege, we wumvaga ubutabazi ntaho bwava, we wumvaga nta muntu wakurengera, we wumvaga nta muntu ukigukunda, we wumvaga abavandimwe bakuvuyeho. Haleluya. Ndabizi neza iyo uri mu kibazo, burere iyo utagira ngo kwirukanka n'ibyari byamurenze. Yari yabuze aho yirukankira, yari yabuze naho yirukanka ajya. Ariko iyo uri mu kibazo cyakugarije,
kirakurenga ukavuga ngo uyu munsi ndajyahe, kirakurenga ukavuga uti se ko ndeba bwije uyu munsi ndarara hehe, kirakurenga ukagenda ukicara mu ishyamba ukavuga ngo uyu munsi ninde uri bunshumbikire. Ibyo ndabizi neza, ariko iyo ubwiye Imana ngo nabirambiwe nayo irabirambirwa. Hari Imana rero irambiwe ubuzima urimo, hari Imana ije kugutabara irambiwe uko kurarurira, hari Imana irambiwe uko nguko urara wihebye cyane mu bibazo byari bikugarije, mu bibazo byari bikugose. Hari Imana yohereje marayika kugira ngo yongere kugukomanga. Humura ubutabazi buraje, humura ubutabazi burahageze. Ahubwo wowe icyo usabwa yibwire ngo nabirambiwe, yibibwire nanjye nyibibwire. Buri muntu wese afite ibyo yarambiwe, buri muntu wese afite ibyo arambiwe. Ushobora kuba urambiwe kugenda na moto buri munsi, utega buri munsi. Ushobora kuba urambiwe kugenda n'igare wumva usaba Imana imodoka. Ushobora kuba urambiwe kuba mu bukode. Ushobora kuba urambiwe kuba umusore wumva Imana yaguha umugore. Ushobora kuba urambiwe kuba umukobwa wumva Imana yaguha umugabo. Ushobora kuba urambiwe kuba uri umugabo n'umugore mudafite umwana ukavuga uti turambiwe ubugumba. Ushobora kuba urambiwe gucuruza iduka ritunguka. Ushobora kuba urambiwe gukora akazi katagutera intambwe ngo uve ku rwego rumwe ujye ku rundi. Ushobora kuba urambiwe guhembwa umushahara umwe utajya uhinduka, ariko ibyo byose bwira Imana ngo ndabirambiwe. Hari ibyo urambiwe muri wowe byari bikuvunnye, hari ibyo urambiwe muri wowe byari bikugarije, hari ibyo urambiwe yibwira Imana nayo yiteguye kohereza marayika ngo akurengere. Nshuti yanjye muvandimwe, twari turi kumwe, twarimo tuvuga imbaraga z'Imana, twarimo tuvuga ukuntu Imana irengera abantu bayo, twavugaga ubutabazi bwayo, twavugaga ukuntu igiseruka tukayibona. Hamwe umuntu yiryamiye mu ishyamba, hamwe wari wiseguye ibuye, hamwe wari uri mu nzu ya wenyine, hamwe wararaga wenyine ntawe ukihamagara, hamwe wahamagaraga bawe ntibakwitabe, hamwe waruhanze amaso ari kubona ibintu byanze, ariko Imana yohereje marayika wayo. Narinzanye umunsi ijambo rivuga ngo humura, Imana ikoherereje marayika kugira ngo akemure ibyawe. Humura ubutabazi buraje, humura kandi ushikame. Reka rero uyu mwanya twongere twiragize Imana, twongere dusenge kugira ngo Imana ihereze abantu imbaraga, kugira ngo Imana yongere gusubizamo abantu ibyiringiro, kugira ngo Imana yongere gusubizamo gukomera abantu bari batentebutse, kugira ngo Imana yongere kumva yakongera kuyegera neza, kongera akayibwira ngo hari ibyo ndambiwe. Reka twubahe rero Imana dusenge. Uwiteka Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, iyi saha turongeye turaje imbere yawe. Uwiteka tumaze kumva amagambo yawe, twize ku ijambo rya Eliya tubereye icyitegererezo. Uyu munsi ni amagambo meza dusoma tugahumurizwa. Twasanze Uwiteka igihe bamwirukankanaga ngo bamwice, Yesu yabuze aho yahungira, arangije ngo arirukanka wenyine ajya mu ishyamba, ajya munsi y'igiti cy'umurotemu yisabira gupfa. Ariko arangije ngo arakubwira ngo arabirambiwe. Nawe urangije mu gihugu cyo mu ijuru urabyumva, uramurengera, uramutabara. Tabara abantu bawe rero Data bari babuze uko babigenza, tabara abantu bawe bari bumvaga babirambiwe. Hari ibyo abantu barambiwe, ibyo ngibyo abantu barambiwe uboherereze marayika kugira ngo nababahe igisubizo. Uwiteka rero ndakwinginze kugira ngo abantu bawe bagiye kugusaba, bagiye kukwinginga, uboherereze marayika bakomange kugira ngo babone igisubizo. Urakoze mwami w'abami, urakoze uragahora ku ngoma, urakoze urakarama. Byose tubyatse mu izina rya Yesu, amen.